Reka nongere nguhe ikaze mukunzi wa Davis Entertainment nkubwira ngo komeza ugire ibihe byiza aho waba uherereye hose aba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Nanaboneraho rero kukwifuriza icyumweru cyiza cya kabiri cy'umwaka w'ibihumbi 2024. Turagarutse rero n'amakuru yacu n'amakuru y'imyidagaduro tugenda tubagezaho buri uko bukeye nuko bwije. Amakuru rero yibanda imbere mu gihugu ndetse no hanze yarwo. Mu makuru yacu y'uyu munsi ndaza kubwira udushya 10 twaranze ubukwe bwa Miss Muyango na Kimenyi Yves, ndetse muri aya makuru ndaza kubwira ko Element Juno Kizigenza Kenisoro n'abandi bahaye impano Muyango na Kimenyi Yves. Ukaba rero uraza kumenya muri aya makuru ngese iyo mpano byamamare byamuhaye ni yihe. Muri aya makuru nanone ndaza kubwira abahanzi batandatu bazajya baririmba muri buri karere Tour du Rwanda izasorezamo. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane. Reka amakuru yacu tuyahere ku dushya 10 twaranze ubukwe bwa Miss Muyango na Kimenyi Yves. Umuhanzi Yves impano muri Nyakanga 2019 yasohoye amashusho y'indirimbo yise Ndabigukundira yumvikanisha uburyo hari umuntu muhuza bikaba nk'ubufindo by'abamahire mukanibanira. Hari uwo rero mubana akakubera imfura wajya gusaza akagusubiza ibusore. Ndabigukundira rero iri mu ndirimbo z'uyu muhanzi zakomeje izina rye nk'umuhanzi wigenga. Yayikoze mu mwanya w'umusore unyuzwe n'urukundo arimo kandi wishimiye gutera intambwe ikomeye mu buzima. Avugamo rero uburyo umukunzi we yamumeneye ibanga yari yarahisha abandi, uburyo yahinduye imico n'imyifatire ye, aha agaciro rero amarangamutima ye. Avuga ati ntibibarika ibyo ngukundira. Asoza indirimbo ye atera ivi rero yambika impeta ya fiançailles umukunzi we ihamye rukunda mukunda nk'uko Kimenyi Yves yabikoze ku itariki ya 28 Gashyantare 2021 ahamya urwo akunda Uwase Muyango Claudine. Wari umunsi rero udasanzwe mu buzima bwa Nyampinga uzi kwifotoza neza kurusha abandi cyangwa se Miss Photogenic 2019 wambitswe impeta imuteguza kurushinga biburwibutso rero rudasaza kuri Kimenyi Yves wiyemeje kuva mu buseribateri. Tariki ya 6 Mutarama 2024 yafunguye page nshya mu mubano w'aba bombi kuko Kimenyi Yves yatanze inkwano mu muryango wa Muyango Claudine. Nyuma y'amasaha make rero basezerana imbere y'Imana biyemeza kurushinga rugakomera. N'ubukwe rero bwagarutsweho cyane ahanini biturutse ku kuba bombi basanzwe bazwi cyane mu itangazamakuru binyuze ku kuba Kimenyi asanzwe ari umukinnyi wa S Kigali, naho Muyango akaba yaramamaye muri Miss Rwanda 2019 aho yegukanye ikamba rya Miss Photogenic. Niyo mpamvu rero twanabateguriye ibintu 10 byaranze ubukwe bw'aba bombi. Icyambere rero nuko itangazamakuru ryakumiriwe, umutekano wari wakajijwe kuva hasi kugeza hejuru kuko hari abasore b'ibigango bari bafite ibyuma by'itumanaho baganira kuri buri kintu bari kubona mu nguni zose zahabereye ubukwe. Kimenyi Yves rero yari yatanze itegeko ko nta wundi muntu wemerewe gufata amafoto n'amashusho mu bukwe bwe na Muyango uretse abasore yari yishyuye kubikora. Abari bemerewe gufatira amashusho n'amafoto nabo bahawe ikibaranga ku buryo byari bigoye kwivanga muri bo. Saa 2 z'igitondo cyo kuri wa gatandatu tariki ya 6 Mutarama 2024 abanyamakuru bashyizwe ahantu hamwe baraganirizwa babwirwa ko uretse kuba waba ufite telefone ya smartphone nta kamera yemerewe kwinjira muri sale yabereyemo ubukwe. Hari abahisemo rero gukurikirana ubukwe, abandi bari kubura baritahira. Ibi rero ni nako byagenze mu muhango wo gusezerana imbere y'Imana kuko nabari bafite amatelefone bagiye babuzwa kuzikoresha mu bihe bitandukanye gufata amafoto n'amashusho. Hari umwe rero mu banyamakuru wagerageje gufata amashusho ubwo Kimenyi Yves yinjiraga mu busitani bw'ahabereye ubukwe bwe. Abashinzwe umutekano bamubonye baramushushubikana. Icya kabiri rero nuko imfura yabo yatashye ubukwe ibashyikiriza n'impeta. Imfura yabo rero yaba bombi Kimenyi Yves na Muyango yatashye ubukwe bwabo ndetse mu bihe bitandukanye yagiye ijyaho ababyeyi be babaga bari bakamuterura. Uyu mwana rero yari afite imodoka nto agendamo igura amafaranga arenga 400,000 yagiye rero agenderamo mu bihe bitandukanye. Mu gihe rero cyo gusezerana imbere y'Imana yagendeye muri iyo modoka maze ashyikiriza ababyeyi be impeta z'urukundo.
babashije kuba bakwambikana. Icya gatatu rero Bishop Karemera yatunguwe n'amagambo yavuzwe na Kimenyi. Uyu muyobozi wa Living God Church Bishop Karemera Emmanuel niwe wasezeranyije aba bombi, yavuze ko amagambo Kimenyi Yves abwira umugore we ubwo bambikanaga impeta y'urukundo aterukaga kuyumva, kandi ko yasezeranyije abageni bombi. Mu ijambo rye rero Kimenyi yashimiye Imana ati yampaye umugore mwiza unyitaho uko yavuze ko rero adashobora guhumbya amaso atari kumwe n'umukunzi we. Kimenyi yavuze ko yifuza kubana na Muyango ubuzima bwe bwose kuko apfunyitse ku ruhu rwanjye. Muyango rero nawe yashimye Imana yamuhuje na Kimenyi ati warakoze kunkunda no kunyitaho, ati ndagukunda cyane. Ku cya kane rero bwari ubukwe bw'inkumi zituye kuri Instagram, gusa n'ubukwe bwitabiriwe n'abakobwa bambaye imyambaro y'agaciro kanini, babandi nyine usanzwe ubona ko batuye ku mbuga nkoranyambaga, basokoje mu buryo bugezweho biteye ibirungo by'ubwiza n'ibindi bituma umurangamira. Ku mwanya wa gatanu rero abanyamuziki baririmbye muri ubukwe rero bwitabiriwe n'abahanzi bakomeye barimo Juno Kenisol bifatanyije kuririmba indirimbo bakoranye bise Igitangaza, yanaririmbyemo Bruce Melody. Ariko mbere yaho Juno Kizigenza yari yaririmbye indirimbo ye yise Birenze n'izindi. Asoje kuririmba rero izi ndirimbo yavuze ko nawe yiteguye kuzatera ikirenge mu cya Kimenyi akarushinga rugakomera, ati igihe rero kimwe nanjye nzaba nicaye aho ngaho. Ba nyampinga rero babiri bagaragiye Miss Muyango kuva mu muhango rero wo gusaba no gukwa kugeza ubukwe burangiye. Muyango Claudine yaragaragiwe n'abakobwa biganjwemo abazwi cyane, harimo rero ni Mwiza Megan wabaye Miss Rwanda 2019, Iradukunda Liliane wabaye Miss Rwanda 2018, Umutoni Witness wabaye igisonga cya mbere cya Miss Rwanda 2021, Umukundwa Clemence witabiriye Miss Rwanda 2019, Mushambokazi rero Jordan witabiriye Miss Rwanda 2019 ndetse n'abandi. Ku mwanya wa karindwi hari ababagabiye inka eshatu. Imiryango yombi rero yivuyemo abantu batatu yatanze inka, ndetse umwe mu babyeyi abwiye Muyango ko afite inka nyinshi, igisigaye ari uko azabona umwanya akajya guhitamo iyo ashaka. Abatanze inka rero bavuze ko inka ari impano nziza ku muryango mushya uba utangiye ubuzima bw'urugo, kandi ko biyemeza kuzakomeza kubaba hafi. Umubyeyi wa Kimenyi rero we yamugeneye impano yiganjemo imbuto n'amafu anyuranye, ariko avuga ko bigoye kubona impano waha umwana w'imfura. Bemerewe rero n'itike yo kujya mu kwezi kwa buki mu Burayi. Pare wa Kimenyi Yves yavuze ko yanyuranye mu buzima bwiza n'ububi nawe, bityo ko atabona impano yihariye yo kumuha mu rwego rwo kumushimira intambwe yateye. Yavuze ko rero afite ishimwe ku mutima no kuri Kimenyi ku bw'ubushuti bwabo burambye. Avuga ko rero afatanyije na mushiki we Kimenyi na Muyango bamaze kubishyurira itike y'indege yo gukorera ukwezi kwa buki ku mugabane w'i Burayi. Mu mpano rero bahawe harimo na Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo. Umwe rero mu babyeyi uvukana na se wa Muyango yavuze ko yishimiye intambwe umukobwa w'abateye, amwifuriza kurushinga rugakomera yisunze n'ijambo ry'Imana. Mareka amakuru yacu tuyakomereze ku mpano elementi Juno Kizigenza Kenisol n'abandi bahaye Miss Muyango na Kimenyi Yves kwa gatandatu tariki ya 6 Mutarama 2024, nyampinga waberewe n'amafoto kurusha abandi muri Miss Rwanda 2019. Muyango Claudine Uwase yasabwe anakobwa n'umuzamu w'ikipe y'igihugu Amavubi na S Kigali Kimenyi Yves mu muhango wabereye ku Gisozi muri Romantic Garden. N'ubukwe rero bwari buryoheye ijisho kuba bwitabiriye ndetse n'abandi bakuburiraga ku mbuga nkoranyambaga zitangaza makuru zitandukanye. N'ubukwe rero bwagaragayemo abiganje mu gisata cy'imyidagaduro, cyane ko aba bombi rero bafite aho bahuriye nayo. Bwatashywe rero n'abarimo ikipe ngari y'Isibo TV uyu mugore rero asanzwe akoraho, barimo n'umuyobozi w'iyi televiziyo Jado Kabanda. Abanyamakuru rero
Abayisenga Christian, MC Uburyohe, Brenda, DJ Tiki n'abandi. Ubu bukwe rero bwanaririmbwemo n'umunyamakuru akaba n'umuhanzi Yago Pondant waririmbye indirimbo ebyiri zirimo Suwejo na Rata, ziri mu zakunzwe cyane. Rero uyu musore agira umuhanzi Juno Kizigenza nawe yaririmbiye abageni, aririmba indirimbo birenze. Umusore ndetse n'igitangaza yaririmbanye na Kenisol rero yatunguye benshi baraho cyane, kuko ku munsi wo kuwa gatanu aribwo yasezeranye n'umukunzi we, ubwo Juno rero yaririmbaga igitangaza. Batunguwe no kubona Kenisol ubwo igitero cye cyageragaho. Undi muhanzi rero waririmbiye Muyango na Kimenyi Yves ni Element waririmbye indirimbo ze ebyiri, dore ko anarizo zonyine agira. Uyu muhanga rero mu gutunganya amajwi y'indirimbo akaba n'umubyinnyi yaririmbye Kashe yabanjirijeho asoreza kuri Foi de Toi yakoranye na Bruce Melody na Rosikana, ari nayo rero aherutse gushyira hanze. Umuhanzi rero Kevin Kade nawe yasusurukije abageni. Uyu musore yaririmbye indirimbo imwe yise Munda iri mu zakunzwe cyane. Ubwo yaririmbaga iyi ndirimbo rero ababyinnyi bagezweho General Band, Shakiraki, Divine na Jojo Blaze baje kubyinira abashimisha benshi. Hari n'abandi bahanzi bitabiriye ubu bukwe ariko ntibaririmba. Abahanzi rero batashye ubukwe ariko ntibaririmbe harimo Platini na Bushari. Hari abandi b'ibyamamare rero batashye ubu bukwe barimo umushoramari Coach Gaël, umujyanama w'abahanzi Alex Muyoboke, umukinnyi wa filime ari yakuru muri Kigali Boss Babies ndetse n'abandi. Hari abahanzi rero batandatu bazajya baririmba muri buri karere kazajya gasorezwamo Tour du Rwanda. Isiganwa ry'amagare rya Tour du Rwanda mu Rwanda rero rigiye kuba rizaherekezwa n'ibitaramo by'abahanzi batandukanye kandi bagezweho mu Rwanda mu rwego rwo gusiga ibyishimo muri buri gace. Abakinnyi rero bazajya basorezamo guhera ku itariki ya 18 kugeza ku itariki ya 25 Gashyantare 2024 nibwo mu Rwanda hazabera irushanwa ryo gusiganwa ku magare ryigaruriye imitima y'abanyarwanda batari bake. Ku nshuro 16 Tour du Rwanda igiye kuba, azaba rero ari ku nshuro yayo ya gatandatu kandi izaba ibaye ari ku rwego rwa kabiri n'igice kimwe, aho yitabirwa kandi igahuza amakipe akomeye yo mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Kuri ubu rero amakipe yo mu Rwanda azakina Tour du Rwanda 2024 ari kwitegura asinyisha abakinnyi batandukanye, ariko hamaze no gutangazwa ibitaramo byise Tour du Rwanda Festival igare, ibyishimo byuzuye bizaherekeza rero iri siganwa, aho buri gace rero kazajya gasorezwa muri buri gace gatandukanye nyine ku Rwanda. Byamazwe kwemezwa ko rero abahanzi batandatu aribo bazajya bataramira abaturage barahasorejwe isiganwa, ariko ntabwo amazina yabo aramenyekana. Nk'uko bigaragara rero ku ngengabihe ya tariki 19 Gashyantare 2024 hazataramira abaturage bo mu karere ka Huye, tariki 21 bataramire abo mu karere ka Rubavu, kuri 22 bataramira abo mu karere ka Musanze, naho tariki ya 25 bataramire abo mu mujyi wa Kigali. Ntabwo ari ubwa mbere rero ibi bitaramo bizaba bibaye, kubera ko no mu mwaka ushize byarabaye. Amakipe 20 azitabira Tour du Rwanda yamaze kumenyekana, akaba arimo akina mu Rwanda, akina rero amarushanwa yo ku migabane yabigize umwuga ndetse n'amakipe y'ibihugu. Reka wowe banye natwe mu makuru yacu uyu munsi, nkubwira ngo wakoze kubana natwe, nkubwira ko iyi ari Davis Entertainment, aribwo bwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu. Ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru tugenda tubagezaho buri uko bukeye nuko bwije. Turabakunda cyane.